Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, tugushimye kuri Imana nziza, Imana idahinduka, Imana ibana natwe uko bwije n'uko bukeye. Habwa icyubahiro ko tugeze aya masaha turi amahoro, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi rwose kugira ngo twese utuboneze, dukureho umugayo wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Ukimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo uzobane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, utwemerere uyu mwanya w'umugisha n'uw'imfabusa. Icyo twanze ni ukora kwa Satani n'ingabo ze, mu izina rya Yesu Kristo. Tumenye Mwuka Wera kugira ngo aganze ategeke mu ruhande rwacu, ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru ubu n'iteka ryose. Amen. Tuyakomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Migani ibice 16 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 9. Reka nsome mu izina rya Yesu. Inama umuntu yigira mu mutima we niwe nyirayo, ariko igisubizo cy'ururimi rwe kiva ku Uwiteka. Imigenzereze y'umuntu yose itunganira amaso ye, ariko Uwiteka niwe ugera imitima. Imirimo yawe yose uyiharire Uwiteka, niho imigambi yawe izakomezwa. Ikintu cyose Uwiteka yagitegekeye iherezo ryacyo, ndetse umunyabyaha yamutegekeye umunsi w'amakuba. Umuntu wese w'ubwibone bwo mu mutima ni ikizira ku Uwiteka. Ni ukuri rwose ntazabura guhanwa. Imbabazi n'ukuri nibyo bitwikira gukiranirwa, kandi kubaha Uwiteka niko gutuma abantu bareka ibibi. Iyo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, atuma na bagenzi be buzura nawe. Uduke turimo gukiranuka turuta inyungu nyinshi irimo gukiranirwa. Umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, uyu munsi niryo jambo Imana yashyize ku mutima nifuje kuganira namwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo inama umuntu yigira mu mutima we niwe nyirayo, ariko igisubizo cy'ururimi rwe kiva ku Uwiteka. Bene data, twebwe twigira inama mu mutima, dutekereza ibyo gukora, tukavuga ngo ejo nzakora iki, ejo nzajya aha, ariko ibyo ni twe tubyitekerereza, ariko Imana niyo igena byose. Nimureke tujye tubiharira Imana, tuvuge ngo Imana nibishaka bizagenda gutya, kuko Imana niyo mugenga wa byose. Kuko twebwe nyine dutekereza nk'abana b'abantu, ariko Imana niyo isohoza. Imana itugirire neza. Imigenzereze y'umuntu yose itunganira amaso ye, ariko Uwiteka niwe ugera imitima. Bene data, imigenzereze y'umuntu yose itunganira amaso ye. Umuntu ashobora kwireba, ndetse bijya bibaho umuntu akireba akabona uko yitwara, uko agenda, ibyo avuga akabona bitunganye, akabona nta kibi cyangwa icyaha yibonaho. Ariko Uwiteka niwe ugera imitima. Uwiteka niwe ureba mu mutima w'umuntu, akareba na hahandi hahishe na bimwe bihishwe, Uwiteka ajya abasha kubireba. Kandi reka mbabwire bene data, hari igihe umuntu nyine atekereza akavuga ngo ntacyo nkora, ibyo nkora biratunganye, ariko ndagira nkubwire ngo nuhakana kudakora ibibi, nuhakana kudakora icyaha, uzaba wise Imana inyabinyoma. Imana itugirire neza. Nimureke rero tujye duca bugufi, kwe kwishyira hejuru. Imana itugirire neza. Imirimo yawe yose uyiharire Uwiteka, niho imigambi yawe izakomezwa. Mbere na mbere, imirimo yawe yiharire Uwiteka, imigenzereze yawe uyiharire Uwiteka, ibyo utekereza ubiharire Uwiteka, ibyo uteganya gukora ubiharire Uwiteka, iyo business uri gukora yiharire Uwiteka, urugo rwawe ruharire Uwiteka, urumuture kugira ngo bizagende neza, kugira ngo bizakomere. Imana itugirire neza. Bene data, ibintu biri mu Imana birakomera, ariko ibintu bitari mu Imana ntago bikomera. Iyo wubatse ibintu cyangwa iyo
uri gukora ikintu kitari mu Mana uba umeze nk'ubatse ku musenyi, ariko ibintu washyize mu Imana ugashyira Imana mbere uba wubatse ku rutare. Iyo ari bizinesi nta gishobora kuguhombya, iyo ari urugo rwawe nta gishobora kurusenya, iyo ari abana bawe bakura neza, ariko iyo wubatse ku kindi icyo ari cyo cyose kitari Uwiteka cyangwa uko wowe wabitekereje ukabyikorera nk'umuntu, ndagira nkubwire ngo uba wubatse ku musenyi ntabwo bishobora gukomera, ariko imirimo yawe n'imigenzereze yawe byose biharira Imana kugira ngo bikomezwe. Imana itugirire neza. Bene data, nimureke tugire Imana iya mbere mu buzima bwacu, tugire Imana iya mbere mu byo dukora, tugire Imana iya mbere mu byo dutekereza, nibwo imigambi yacu izakomezwa. Buri muntu wese umurikiranye ndamwinginga kugira ngo imirimo ye ayiharire Uwiteka, ibyo yibwira abiharire Uwiteka kugira ngo imigambi izakomezwe. Imana itugirire neza. Mu kintu cyose Uwiteka yayitegekeye iherezo ryacyo, ndetse umunyabyaha yamutegekeye umunsi w'amakuba. Ikintu cyose Uwiteka yayitegekeye iherezo ryacyo, nta kintu kitagira iherezo. Ikintu kiraza kikarangira kuko Uwiteka yagitegekeye iherezo ryacyo. Byaba ari ibyishimo, hari igihe kigera ukaba wari mu byishimo bigahinduka ukagera mu mubabaro. Bijya bibaho kuko ngo Uwiteka yagennye ikintu n'igihe cyacyo. Hari igihe uba uri mu makuba Imana ikayakuraho ikakujyana mu munezero. Buri kintu cyose kigira iherezo. Niba rero ugize amahirwe ukaba uri mu gihe runaka, icyo gihe urimo jya ugikoresha neza kandi ntikigutandukanye n'Imana kugira ngo uzabone iherezo ryiza. Ngo kandi umunyabyaha yamutegekeye umunsi w'amakuba. Umuntu wanze kwihana, umuntu wanze kuva mu mwijima, umuntu uri gukora ibyo Imana itishimira, niba yanze kubivamo akabigumamo, Imana yamutegekeye umunsi w'amakuba. Imana yamutegekeye umunsi wo guhanwa. Imana yamutegekeye umunsi wo kubabazwa. Ndagira nkubwire wowe nkurikiranye kugira ngo niba hari icyo uri gukora kidashimisha Imana, niba hari ibyo uri kugenderamo bidashimisha Imana, niba ari ibyo wagendeyemo bidashimishije Imana, ndagira nkubwire ngo garukiraho, uce bugufi, usaba Imana imbabazi kugira ngo aya makuba atazakugeraho. Imana itugirire neza. Kandi bene data, ndagira nkubwire ngo amakuba Imana ihaye umuntu cyangwa inyujije mu muntu aba akomeye, ntabwo biba byoroshye. Niyo mpamvu ninginga umuntu wese kugira ngo uri mu bidatunganye abivemo, uri mu bidatunganye yihane, afate umwanzuro avuga ngo data, guhera uyu munsi mbivuyemo, ngiye kuba umwana wawe, ngiye kukuyoboka, nyure mu nzira nziza kugira ngo aya makuba atazamugeraho. Imana itugirire neza. Ngo umuntu wese w'ubwibone bwo mu mutima ni ikizira ku Uwiteka, ni ukuri rwose ntazabura guhanwa. Bene data, umuntu wibona mu mutima, hari abantu bibona akareba akabona ntawe bahwanye nawe, akabona ari igitangaza, akireba akabona aruta abandi. Ariko ndagira nkubwire ngo niba wibona, niba ugira ubwibone bwo mu mutima, ntabwo Imana izabura kuguhana. Icyiza ni uko waca bugufi ukareka kwibona, ugasaba Imana imbabazi aho wabonye ko urenze abandi. Nigeze nsoma ijambo ry'Imana ry'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro ubwo bari bazamutse bajya gusenga. Ngo umufarisayo yarangije ngo aravuga ngo Mana, ngo arangije arasenga aravuga ngo Mana, ngo nakoze ibyiza, natanze amaturo, natanze 10, nafashije abakene, nasuye abarwayi, narasenze ndiyiriza. Ati Mana, ntabwo ndi kimwe nk'uriya mukoresha w'ikoro. Ariko umukoresha w'ikoro aca bugufi abwira Imana ati Mwami, ati ndi umunyabyaha, sinkwiye no kugera imbere yawe. Bene data, uwo mukoresha w'ikoro niwe Imana yabonye. Ariko umufarisayo kuko yishyize hejuru akagira ubwibone bwo mu mutima, akigereranya na mugenzi we, Imana ntabwo yigeze imubona kuko yari afite ubwibone. Ndagira nkubwire ngo niba ufite ubwibone bwo mu mutima, Imana nawe irakureba ntikubone. Ndakwinginga kugira ngo niba ugira ubwibone bwo mu mutima, niba wigereranya n'abandi ukabona ari wowe ukomeye, ndagira nkubwire ngo cya bugufi usaba Imana imbabazi, kuko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ni ukuri rwose ntazabura guhanwa, umwibone ntazabura guhanwa. Ndakwinginga rero kugira ngo ufate aya mahirwe, uce bugufi
kugira ngo Imana itazaguhana. Imana itugirire neza. Ngo imbabazi n'ukuri nibyo bitwikira gukiranirwa, kandi kubaha Uwiteka niko gutuma abantu bareka ibibi. Imana itugirire neza. Imbabazi n'ukuri ngo nibyo bitwikira gukiranirwa. Iyo umuntu asabye imbabazi agaca bugufi akiboneza, imbabazi n'ukuri bitwikira ibyaha byose kuko aba yemeye guca bugufi. Kandi ngo kubaha Uwiteka niko gutuma abantu bareka ibibi. Bene data, iyo umuntu yubaha Imana, iyo umuntu yubaha Uwiteka, yirinda icyaha n'igisa nacyo, akirinda ikibi n'igisa nacyo. Kandi nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mwene data unkurikiranye ndajya nkubwire ngo ubwenge nyakuri ni ukubaha Uwiteka, kujijuka nyakuri ni ukuva mu byaha. Ndabinginga kugira ngo mwubahe Uwiteka, mwirinde ibibi n'ibisa nabyo, mwirinde icyaha n'igisa nacyo, nibwo muzabona ingororano nziza. Imana itugirire neza. Nubaha Uwiteka, nujya kujya mu ngeso mbi, uzibuka yuko ugiye gutukisha izina ry'Uwiteka, ubundi ugarukiraho. Niwubaha Uwiteka uzirinda ibigare bibi. Niwubaha Uwiteka hari amagambo mabi utazakoresha. Imana itugirire neza. Bene data munkurikiranye ndagira ngo mbinginge ngo nimwubahe Uwiteka, kuko kubaha Uwiteka nibwo bwenge nyakuri. Imana itugirire neza. Ngo uduke turimo gukiranuka turuta inyungu nyinshi irimo gukiranirwa. Bene data, uduke turimo gukiranuka turuta inyungu nyinshi ibyinshi birimo gukiranirwa. Nimureke tunyurwe na bikeya dufite kugira ngo tudatesha Imana agaciro, kuko iyo umuntu atari kunyurwa bituma ajya gushakira mu mwijima, agatuma ajya gushaka ibintu akabishakira mu buriganya. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ibyo byinshi bitarimo gukiranuka ni ubusa, ntacyo bivuze kandi ntibigirira na nyirabyo umumaro, kuko ibyo byinshi bitarimo gukiranuka ntacyo bimaze, nta n'icyo bimarira nyirabyo. Imana itugirire neza. Nasomye ijambo ry'Imana muri Timoteyo wa mbere ibice 6:6 havuga ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Imana itugirire neza. Bene data, nimureke tunyurwe n'ibyo dufite kandi twubaha n'Imana, kuko ngo iyo umuntu yubashye Imana akanyurwa n'ibyo afite akagira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Kandi ngo ntacyo twazanye mu isi nta nicyo tuzayivanamo. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo ibintu byo kubatandukanya n'Imana, ubutunzi bwo kubatandukanya n'Imana, kubera ko ibyo ngibyo tuzabisiga, ntabyo twazanye mu isi nta n'ibyo tuzayivanamo. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mugire dukeya turimo gukiranuka, aho kugira ngo mugire byinshi birimo gukiranirwa. Ibyatuma mutukisha Imana, ibyatuma mutera Imana umugongo, ibyo biragatsindwa, kuko ibyo ngibyo tuzabisiga, ntabwo tuzabivana mu isi. Imana itugirire neza. Ngo umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ngo ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Imana itugirire neza. Umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, wowe ugatekereza nk'umuntu ukavuga ngo umwaka utaha nzakora iki, mu myaka iyi ngiyi nzakora iki, ugatekereza. Ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Bene data, Uwiteka niwe uyobora intambwe zacu, niwe uzi itangiriro n'iherezo, niwe uzi igihe nsigaje, niwe uzi igihe kiri imbere uko kizaba kimeze. Twebwe ntabwo tuzi ibiri imbere, tuzi ibyashize n'iby'aka kanya turimo, ariko reka mbabwire ngo Uwiteka niwe umenya byose, akamenya ibizaba ejo, akamenya ibizaba umwaka utaha, akamenya ubuzima bwawe, akamenya ubuzima bwanjye, akamenya iherezo ryanjye. Nimureke ibintu byose tubiharire Uwiteka, imirimo yacu tuyiharire Uwiteka, kuko Uwiteka niwe mugenga wa byose, Uwiteka niwe ugena byose, Uwiteka niwe muyobozi wa byose. Nimureke rero tubihe Uwiteka kugira ngo abe ari wowe kubiyobora, kugira ngo ari wowe kudufata akadukomeza, kuko twebwe
tuzi iby'uyu munsi ariko iby'ejo ntabwo tubizi. Imana itugirire neza. Bene data rero ndagira ngo mbabwire ngo tumaze gusomera ijambo ry'Imana, ahari hari aho ubonye waba warishyize hejuru ukibona mu mutima, ndagira nkubwire ngo ca bugufi. Ahari hari aho waba warariganyije kugira ngo ugire ubutunzi bwinshi, ariko ukaba wumvise yuko intuza uduke turimo gukiranuka turuta inyungu nyinshi irimo gukiranirwa. Ndagira nkubwire ngo niba hari ibyo wariganyije, uce bugufi usaba Imana imbabazi kugira ngo ikubabarire, kuko ihora ku ntebe y'imbabazi, igira imbabazi nyinshi, iragukunda kandi iragushaka. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uce bugufi, kuko ngo uwanze kwihana azahezwa hanze hamwe na Satani. Ariko uyu munsi ugize amahirwe, ca bugufi usaba Imana imbabazi aho uherereye, Imana irakubabarira. Ndabwira n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe kugira ngo amwakire. Igihe ni iki, ejo ntuhazi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uze wakire Yesu Kristo kugira ngo akubere umuyobozi. Muri Yesu tuboneramo amahoro, tuboneramo umunezero utakura ahandi hantu, tuboneramo ibyishimo, kandi ikiruta byose tuboneramo ubugingo, kubera ko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ubikore, kugira ngo agufate ukuboko azakugeze mu ijuru amahoro. Uko ijambo ry'Imana atubwiye ngo umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ngo ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Wowe uzi iby'uyu munsi ariko iby'ejo ntubizi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wakire Yesu akubere umuyobozi. Imana ikomeze ibamere umugisha. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo dukunda, tugushimye kubwira ijambo ryiza yo kuduhwitura. Mwami, turakwinginze kugira ngo utweze utuboneze rwose. Niba ari aho twishyize hejuru, niba ari aho twirebye mu mitima yacu tukibona, Mwami tubabarire, utwijeshe amaraso y'umwana wa Yesu Kristo. Abankurikiranye nabo ndabasengeye, biteho bagirire neza. Niba hari icyo bakoze kitagushimisha, ndakwinginze kugira ngo ubabarire rwose, ubakureho umugayo wose bariho mu izina rya Yesu Kristo. Ubakure mu gitabo cyo kurimbuka, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Mana, biteho bagirire neza, ubarwanire kandi ubabere maso, ubabere ku rugamba kubera kutajya uhinduka mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, nsengeye abarwayi bakize, abafite intimba n'agahinda baha amahoro yo mu mutima. Sengeye umurimo wawe Mwami, ndakwinginze kugira ngo wongere usuku ubyutse kandi ugabanye abarimbuka wongera abakizwa mu izina rya Yesu. Ababyeyi bategereje urubyaro, biteho kandi baremere igitangaza. Urakoze Mwami kumvishe gusenga, urakoze ko wabanye natwe muri uyu mwanya. Byo musenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, bagarukeho bundi bushya, kandi ikiruta byose ikomeze ibarindira ubugingo. Naho ubutaha. Bye.